Mu minsi ishize umunyarwanda Enock Uwizeye uzwi nka Kagarara cyangwa Ashton Small yabaye kimwe mu byamamare bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ese Kagarara ninde? Ni muntu ki? Ese ni iki cyatumye isi yose imumenya? Kaze reka dufatanye kurebera hamwe uyu musore nyarwanda wacu wabaye icyamamare. Abantu benshi ntabwo bamuzi, gusa yaramamaye cyane, abanyamahanga baramuzi, ariko hariho abanyarwanda bataramumenya. Izina rye ni Uwizeye Enock, uzwi cyane cyangwa wamamaye cyane nka Kagarara cyangwa se Ashton Small. Uyu musore yatangiye gukora amashusho asetsa yigana uwo bita Ashton w'umunyamerika, amwigana imibereho ndetse na fitse aba birimo. Imiterere ye yo gusetsa n'uburyo yigana byatumye abantu benshi bamukurikira ndetse baranamukunda. Dore rero ukuntu yabaye icyamamare. Uko abantu bamukundaga byatumye ya mashusho ye ndetse n'amavidewo ye bagenda bayakatinga bayashyira kuri X, kuri Twitter, bakayajyana kuri TikTok, bakayashyira Instagram. Abantu benshi bahita bamumenya. Nibwo Ashton yaje kumubona, abona umuntu urimo kwigana ibikorwa bye, physical fit ubikora, aza kumutumira baza guhurira muri Ghana. Uyu Kagarara wacu agiye gufatanya na Ashton mu bitaramo byo kuzenguruka Afurika, ndetse bari kwerekana n'ibikorwa byabo. Kagarara arimo gutanga isomo rigira riti kugaragaza impano yawe bishobora kukugeza kure. Akongera akavuga ati imbuga nkoranyamahanga zishobora kuguhindurira ubuzima iyo ukoze ibintu by'umwihariko. Ndetse agasoza agira ati kudacika intege no gukomeza gukora content bifasha kugera ku ntego. Ese nawe urifuriza Kagarara iterambere? Niba ubyumva nk'uko nanjye mbyumva, andika muri comment. Ciao ciao.